ngana na miliyoni runaka. None ndibaza izo leta nizemera cryptocurrency bivuze ngo buri muturage wa freedom ku mutungo we umuvunya azabigarukamo kugeza izi saha nta leta nimwe ubu ngubu yakwivuga ngo igende yiyemere ijyeho itangaze ngo tuza amafaranga ngo abatuye igihugu cyacu runaka batunze. Kuko umutungo capital ya crypto imaze kugera kuri trillion enye 4 trillion. Abo harimo abantu bose ku isi bafashe amafaranga 4 trillion ariko muyibara muri USDT muyibara mu madolari. Yego bari muri USDT. Yego urumva igeze kuri trillion enye. Trillion enye ayo mafaranga ni impossible mu manyarwanda, sibyo? Icyo tukemeranye ko ari impossible. Nukuvuga ngo guverinoma yagiye kavuga ngo twebwe turabizi ngo abaturage bacu batunza aya mafaranga. Uri kubyumva? Yaba yibeshye cyane. Kuko iyo 4 trillion ni umutungo w'abantu batuye ku isi mu bihugu byinshi bitandukanye. Kandi iyo 4 trillion nta guverinoma nimwe ifite access yo kumenya. Uri kubyumva? Iyifite access ku buryo yamenya ngo ayacu ngo abaturage ayo mu gihugu cyacu nayangaya. Bivuze iki? Bivuze ngo bizagorana no mu budget estimation n'ibindi byose bizakorwa no kwestima uzashiduka leta iri kwestima amafaranga ari hanze ariko ari hanze mu baturage ari atari hari. Cyo kintu bivuze. Ndakubwiza kuri guverinoma nyinshi mu bihugu byinshi bitandukanye zagerageje guhagarika crypto ariko byaranga. Uri kubyumva? Crypto uri kubyumva umuntu niwe ubura umutera. Niwe credit, niwe ukora amatransfer, niwe operation manager, niwe cash. Wabyumva ni tera operation manager ni nawe manager wa bank muri crypto. Yikora transfer arazaprovinga, uri kubyumva? Arigura arivunjira, uri kumva ibyo bintu byose kandi akabikorera kuri laptop ye mu cyumba mu nzu ye. ahantu banki bigutegereje cyangwa leta bigutegereje ni igihe wagiye guholdinga niyo step ya mbere ibanze. Iyo umaze guholdinga kubera ko ubuguze coin uvuga ngo okay ngo ngewe is coin mfite nyuma y'imyaka nzazigurisha nyuma y'imyaka 3. Uri kubyumva? Iyo nyuma y'imyaka 3 rero icyo nshaka kuvuga iyo nyuma y'iyo myaka 3 buri kuvuga nyuma y'iyo myaka 3 holdinze coin ubuzi holdinze niba ari 100 uzabona. Ariko iyo uzongera kuri platform muri staking ho ubu holdinze ariko uzabona na interest nyuma y'icyo gihe washyizeho. Okay. Holdinze 100 iyo yashize imyaka 5 abona 100. Ariko uzi holdinze agahita azimurira kuri staking platform akazi holding abona interest yayo mu gihe runaka. Nk'ubu ngubu reka nkubwire iko muri blockchain abamo opportunities nyinshi zishoboka. Amahirwe ari muri blockchain nyine nayahe ndavuga nko kuri Binance. Kuri Binance reka ngoye nk'urugero hari uburyo ki umuntu ufite bank yakora tubare nka bank imwe mu zacu ikoze exchange, sivyo? Wabonye Coinbase gukata ngayo ukoze transaction ni shase nabonye ari ibice ni rimwe hari ni ibice ni rimwe ariko na amafaranga menshi agenda, sivyo? Yego wakora exchange mwaka karere akayamamaza neza, uri kubyumva? Yatunga amafaranga menshi. None se aba founder wa Binance z'amafaranga afite, founder wa Bybit z'amafaranga afite, founder wa OKX z'amafaranga afite, kandi ayo mafaranga ntago ari ayanjye, ni transaction fee. Abyumvise? Kuko bakatanu 3 hari trading fee bagakata na transaction fee. Batunze amafaranga menshi. Ubu rero navuga ngo abazafata ya mbere ikibazo numbajije cy'abantu bari ngo cyo kintu cya mbere kwiga bigomba kuza. Kwiga ni ikintu cya mbere, kwidocumenta. Ngewe ikintu cyo nabonye kitazongera gushoboka no kwiga ngo umuntu arangize bya bindi byo kugenda ukikira ngo ushobora karangiza ngo ndumuhaye tudashake. Mbabona abantu barangije IT na Microsoft Word baza kubaza ngo umurongo bawucaye cyane muri university nashatse kuvuga ariko barahari. Uri kubyumva?
ugasanga umuntu arangije IT ari aho arimo arirwa bungana document ngo yararangije barariye amafiriti ngo afite first grade bagiye kudepoza izo first grade sinzi naho abantu bazikura nawe ukirirwa ugenda utembera ngo umu IT udashobora no gukora na WordPress na website muri WordPress ukavuga ngo umu IT uri kubyumva ukirirwa ubigendera ugasanga cyakora uragiye wongeyeho masters ngo muri mu kantu runaka muri business administration bakagukubita akazi ngo yize IT ngo kandi ngo arize. kunzi bihumure TV muraho meze neza igitondo cyiza gicamunsi cyiza umugoroba mwiza biraterwa nano muherereye kuri inshuro noneho ngarutse ndi kumwe na Musawo nanone twaye tumaze iminsi dusa nabajijishamo sinzi ibyo twajishaga ibyari byo ariko turagarutse nahoze ndeba abantu biteze kumva icyo Trump ari buze kuvuga bavuga bati wasanga ari burizamure cyangwa karimanura. Reka tuze kubirebera hamwe muri iki kiganiro turebe n'isi y'ubukungu ahigana ariko manje kugusuza muvando meze neza ndashima Imana. Yes ndimo ndasoma ari ukuntu naratebye gutebuza cyane ikirundi naratebye ntagisome byanditswe ariko nanjye ngiye kubihagurukira iyi minsi isezerano rishya nararibyukire hari ikiganiro ngiye kurekura mu kanya isezerano rishya nakora ikiganiro narekuye baze kucyumva kigaruka kuntu abayisiraheli ngo abantu ngo batubeshye bavuga ubutumwa wawe oya nundi wavugaga ko bavuga ngo Imana ngo igiye ngo kwica abantu uzi ibintu yavuze abumva ikiganiro baze kucyumva iki kiganiro kiriho Imana ngo igiye kwica abanzi bawe kiriho Apotre Gitwaza kiriho bande ngo bagiye bavuga ko muri Isiraheli ngo ari ubwoko bw'Imana ngo hazawe intambara ya Hemagedoni ngo na Gogi na Magogi we yabihakanye yavuze ko ibyo ngibyo ntabyo ahubwo nibasoma neza ibyanditswe ibyo byarabaye. Cyana zanze abantu benshi bafite challenge za danje kuri ibi bintu. Hemagedoni gusa ngewe cyatumye nsoma ibyanditswe hari ibintu byinshi mba nakunze cyane cyane buranakunze ikintu kimwe ugitangira gusoma igitabo cya Luka uzi ko Luka yabaze inkuru nk'umuntu utaruhari ayayibariraga Theophile abara ibyo kuvuga inkuru neza ngareba se Luka yarahari byashaze abantu batubwire niba Luka yarahari ariko hari umuntu wambwiye ngo uzabwire Musawo rimwe n'imwe ajya ategura ibyanditswe akora ikiganiro ku byanditswe asobanura abantu icyo ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga ngo kugira ngo ariko ntabivange n'ubukungu ndatiwe ya azabivange nibyo byiza iyo umwe yibuze hamwe yumva ahandi. Bro reka tubaye twamamaze gusa ndashimira nose bakoze subscribe ku Ihumure TV mwarakoze Imana ibaho umugisha nawe utarakora subscribe yokore ntago tuzakubera ibigwari tuzakubera inshuti nziza tuzakugezaho iby'ubwenge. Abantu benshi bamaze kurambirwa YouTube kubera ko ibaho ibicupuri cyangwa se abantu babebeshya ariko ndagusezeranya ko twe dufite itandukaniro. Ariko nabonye kubera imitwe isigaye irimo ubusa abantu ibicupuri nibyo basigaye bakunda ariko byo urabona abantu ngo kanaka ngo wa mupasiteri nkabona views n'ibihumbi 400 ngo yikinishije ngo pasiteri runaka ngo yikinishije ugasanga views ni miliyoni ariko ibintu by'ubwegeshwe reka nawe bireba mutwihanganire ikintu tudashoboye no gutanga ibintu by'ubugoryi bitarimo ubwenge niyashaka azaba ari umwe cyangwa ari babiri nuwo nguwo Imana iduhaye ngo tumwigishe duhaye niwe uzakomeza kureba ntabwo twabasha gukora ubugoryi nka buri. Niyo mpamvu rero bakore subscribe tuzababera inshuti bakore like cyangwa se musangiza abandi biganiro hanyuma turamamaza dufite company hano ku Ihumure TV tubafasha mu bikoresho byo mu rugo amafirigo amateleviziyo microonde water dispenser dufite mukanishi congelateur dufite umutekinisiye kibihira ku Ihumure kibihira niba uzi publicité kibihira ukaba ukiri umuseribateri urarangiye waba uzi pibisa agashuhe ukaba ukiri umuseribateri ukaba nta bundi burwayi ufite uhita umenya ko muri karitsiye utuye baruga ziriya sinagubeshye ntabwo waba batarakuroze. Yes hanyuma rero ufite firigo ifite ikibazo njya nibutsa abantu ko ibikoresho ko mutabikora maintenance ukakigura ukagikoresha umwaka ugashira burya nta makosa
cyane ubukwe guba wahamagaye umutekinisiye wo kugira ngo ujye kurepara cyaze kurepara ariko yaza akabikora maintenance before. Rero ni byiza uduhamagaye kuri telefone yacu 0788605044 hanyuma rero tuze tukurebere kwizinere yawe. Ari bra kwizinere kunda kubamo imbeba ariko abantu ntibazi impamvu imbeba zikunda kujya muri kwizinere. Ibyo byose turabikemura. Ariko buri imbeba nyinshi zibera mu ibikoni byinshi by'abakiri abarimo imbeba kuki izo mbeba ze babura ni ikimenyetso cy'urugo rurimo ibiryo. Niba urugo rwawe utajya ubona imbeba uko waba ukize kose nta biryo hari ikibazo cy'inzara. Ariko imbeba nanone ziba zishaka inzu yubatse ku buryo ibasha gucukura umwobo. Apana zino z'amakaro ntabwo ari amakaro biba bigoye. Ariko ziba muri kwizineri burya zihisha muri kwizineri zikajya mu bitebe. Wana muri kwizineri ziba ziri harimo agapamba zikunda kwirira. Benshi rero ubwo babona firigo ba kwizineri zabo ziri kwaka burya kwizineri iri kwaka umuriro w'umuhondo uba wagiye burya kwizineri iba yarangiye. Ubundi kwizineri kwiye kwaka umuriro ujya gusa n'ubururu ubundi ujya gusa n'amazi. Ira niho ibiri nziza ariko ubundi ubwo yagiyemo imbeba cyangwa yarazibye n'ibindi. So aho rero ni hano turabuze kugufasha ngiye ntago nange ngaro ntacyo ikuzo se wamuburira he ko wanamumba. Nubwo nakoze computer Idirisa ariko amereye nabi ari kunteza ingaro yangane sinjya nange ingaro ngiye na kwizineri umamagaye cyangwa firigo mpita ngaruka. Computer ushaka kuzakunywesha amazi menshi ibiziba cyangwa jibu ya computer na mudasobwa turazikora rero. Ibisera tugeze muri Ibisera Transport Company nkuko bisanzwe. Niba ukeneye gukatisha itike y'indege ujya muri mu bihugu duturanye cyangwa tutanaturanye hakurya y'amazi niba ari twe turi hakuno niba twe turi hakurya nicyo nasobanukiwe cyangwa se ukaba ushaka gukodesha imodoka ku gihe gito ni wishaka amasaha 5 amasaha 10 cyangwa umunsi. Niba se kandi nanone uri umushoferi ukaba ushaka ko ujya kuri Ebisera Transport Company umuntu ushaka umushoferi akajya kubukinga ukamutwara nta handi igisubizo kiri ni muri Ebisera Transport Company. Ubwo rero kugira ngo ugere urandika wa mugani wawe ni ngo akadomo agakwego urandika www.ebisera.com ubundi yo bisanzemo. Niba ufite imodoka yawe biroroshye ushobora kuyifata ukayishyiraho kuko kuri Ebisera iyo umaze kuregistaringa imodoka yawe iyo uri kuyikoresha hari buto yo kuyidesactiva ukaba wayikuraho bikagaragara ko itari online ariko nanone wayaza gusubira online ukaba wayactiva umuntu uje kuri Ebisera akaba yabona imodoka yawe karashi. Okay, hanyuma iki kiganiro twinjiyemo turi muri Golden Gala Kicukiro ugana ku Muyange ahahoze Tekira kera. Bafite serivisi zitandukanye, hari sale y'ubukwe nini cyane ya indi ya rutura igira parking hafi imodoka 150. Sibyo gusa rero bagira jaride nini birenze ibyo bafite gym na sauna na massage na cyangwa ngo byose barabifite ntacyo badafite n'ibikinisho by'abana. Hari umusaza wajyaga avuga ngo wajyana n'umwuzukuruza ngo n'umusaza ngo kamwicaza ahantu ariko ibyo nk'ibisanzwe rero ubwo muri ubwo se haruturirwa tubavugaho aho byarangiye muri uretse wenda kuvuga specialite harimo castrote de gala yanyama y'icibiri harimo hari ikindi kintu nabonye kiri specialite nikira nuko chicken rice nayisigaye za ku rubaho ariko zirambaho za ikintu cyose uje muri Golden Gala baguhereza ibiryo ku rubaho. Ibi urubaho rero burya rufitemo karite iteye ubwoba. Ni rubaho igiti nicyo kintu kitabika microbe ko mu gihe ku isahane. Niyo mpamvu abanyarwanda bacu bakera bari babizi bakasi uko bari bananiwe kuba bakora ibintu ngo babiyagishe bakora amasahane kuko bakoraga ibintu byinshi by'ibyuma n'amacumu ariko bahitagamo kurira kumbe kuko igiti kidashobora kubika microbe nkuko isahane bikora ibishobora kuyibika hagati y'amasaha 6 n'amasaha 10 microbe. Ikindi gituma igiti cyo ntago gituma ibiryo bigira bigumana yabyo wumva. Ubwo rero nabwo naye ndashaka kujya kugura imbehe yo kuzajya ndiraho nubwo bavuze ndabyibuka umugore ari hera abantu bazajya bansura bashobora kuzajya bagira ngo ndi guterekera. Bana ndashaka kuzajya ndira kumbehe. Ndashaka kuzajya ndira kumbehe rwose. Muzaho rero. Aho ni muri Golden Gala baha nimero zabo tuhite tuvayo. Golden Gala nimero zabo nazibagiwe.
barahamagara wa mugabo utagira umuntu umwitabira, abantu baba bakunda akazi wagira ngo batumwe n'akarere. uwo nta wundi rero ni Monsieur Claude, Kalisa Claude. Kalisa Claude. Nimero ye harya ni iyihe? Ariko nzi ko uyifite hafi yawe. Nayibuze rwose. Wayindebese ko ngiye telefone iri kure. Garagara. Gara. Ariko nimero narayifashe nuko urenze kuri Sofia. Nuko ntaheruka mu kiganiro. Nimero rero ni 0782 589939 ukabahamagara ugatanga komande nawe. Ugize nimero hari umuntu uzumvishe. Hari ikibazo se ko ari mu kiganiro ushobora gusubiza inyuma ukongera ukazumva. Ikibazo se 0788 yego komanda 59 oya ni 0788589939. iyo rero ubuhamagaye Claude ukamubwira uti ndashaka komanda dore turi abantu batandatu nyohereza castrote de gare 6 niba muri batandatu mugatumiza chicken rice 2 wa muceri urimo inkoko cyane rwose babiryoshye ariko nagukiri wawo byandi bavanga inkoko kwayo umuceri kwayo bikoze fresh nkuko rero bisanzwe ushobora kujya muri sauna massage piscine abazi koga batayamira nkanjye hanyuma ikindi kintu hari urimo ushaka kunywa kamwe kuri ntuza abana wazanye bakaba bari mu bikino byabo mu bikinisho byabo umuntu waba wazanye n'abahungu bawe bafite imyaka 11 bakaba bagiye muri gym nawe nk'umusaza ukaba wicaye aho gatoya uri kunywa kamwe noneho mu gihe nyine gahunda ziri kugenda. Abashaka kwamamaza rero muze tubamamarize muri ibiganiro dukora kugira ngo gahunda yawe cyangwa se ibyo ukora babimenye cyane ko tutanahenda. Oya ntago duhenda turinginga turahenda turafasha abatangira business muturebe muhamagara izo nimero zanditse aho ngaho ubundi tugire gutya tubafashe. Hanyuma rero musaho twicanye mu kiganiro none aha ndifuza ko uyu munsi tuza kwibanda cyane ariko se turibanda cyane ko ntazi ibyo wateguyera wasanga hari ibintu witeguriye ejo bundi hari ibintu wari ufite ku rupapuro niba narabirengeje nashakaga kuvuga ibintu bijyanye n'intuza nshaka kubereka uburyo ki idolari rigomba guta agaciro ariko burya abayoborwa n'umwuka ariko hari abakubwira ko ibyo bintu uvuga ari inzozi idolari ridashobora guta agaciro. Idolari ntabwo rizata agaciro kuko abaryubatse bakaryita mighty dollar bafite imbaraga nyinshi bakoresheje kugeza uyu munsi. Impamvu babivuga nubwo batazi ngo idolari ryataye agaciro ryari ubundi idolari nta na rimwe ritanitse yego ryagiye rikura kubera iriya politiki yo mu 1974 uri kubyumva ubwo bakoraga ariya masezerano y'Iriyade y'imyaka 50 uri kubyumva ya masezerano yo kugurisha ku kagunguru suyibuka amwe yarangiye ejo bundi ariko buriya nta gihe na kimwe idolari ubundi mbere reba nka nyuma iyo bita Yom Kippur ya ntambara reka dufate intambara y'aba Vietnam nuza Amerika yagujije amafaranga menshi yagenda iguza amafaranga menshi mu ntambara ya Vietnam kuko yaranayitsinzwe nubwo batabyemera ahandi uretse no kuguza iragenda iprinting amafaranga kuvanga ubundi billion 37 bavuga ko trillion 37 bavuga ko ari ideni Amerika ifite nyinshi za printingzwe zanagujijwe icyo gihe barwanirira ntambara ya Vietnam ntambara ikomeye cyane yabatsinze kandi bagujijemo amadeni menshi akomeye icyo gihe idolari ryaraguye urabyibuka sibyo yego none zuretse ibyo ngibyo ejo bundi muri ntuza cya gihe hazamo ntuza idolari itakaza agaciro simvuga vuba ahubwo ni kuvuga ya economic depression yo muri Amerika iba igihe abantu baguzaga amafaranga bakaguza bakubaka amazu bakabura bapanga idolari niryaguye bikomeye kandi none iyo ngiyo yari ntuza yari navuga ngo byari ibintu biri interne imbere mu gihugu bikagusha idolari ariko ngubu hariho ikibazo gikomeye cy'uko ibihugu byose biri gushaka ukuntu bishobora byibura bikagira amahirwe bikava ku idolari kuko idolari ni ikintu gikomeye ndetse Amerika yarangije kumenya uyu mugambi ibihugu bimwe za BRICS n'ibindi bihugu za BRICS zirimo nk'ubu tumaze since kuva 2022 urabizi yuko
Ubuhinde bwaranguraga peteroli mu Burusiya bukoresheje amayuwani kandi ni procedure ikomeye. N'izi saha ibihugu bimwe na bimwe Iran yaguragamo ibikoresho kubera ko Iran nabizi ko ifite total embargo, yabiguraga byinshi mu mayuwani no mu marupies, sibyo? Noneho rero iyo ufashe iyo scenario, ibyo bihugu ntago byakongera kwifata umwanzuro wo kwijandika mu gukoresha iryo faranga, ko barangije kubona ko ingaruka ziteye ubwoba. Nukuvuga ngo iyo umaze kuba adapted, umaze gukoresha ifaranga ry'igihugu, icyo gihugu cya nyiri faranga nicyo gisigara kigutegeka. Dufata urugero rw'ibihugu dufite hano muri West Africa byacu, sibyo? Reba ikoresha ibyo bita franc CFA, subibona? Ibi ngibi bya Burkina Faso, uretse ko Burkina Faso bihuje bakoze irindi, sibyo? Ariko dufata izi za Congo Brazzaville, zaki zose zikoresha franc CFA, za Chad naki nabacakara b'u Faransa. Kubera iki bakoresha franc CFA? Sibo bayiprintinga. Abazungu umva ukuntu abazungu baba batwika urugero bicaga printing amafaranga bakayazana afite agaciro, ati ni muyagure muduheza habo. Imagine nuvanga abazungu bagenda bagafata printer bagakora design, bo bakoze design ya franc CFA, baraya printing igihugu gishaka ama franc CFA, bakayazana igihugu kigapakira zahabu n'ibindi kikabahereza ngo babaha amafaranga. Ayo mafaranga bayaranguye kuki? Ni kibazo. Uri kwibaza icyo kintu? No ese amafaranga ina amafaransa ariho darapo ry'u Faransa? Nukuvanga ibihugu byabo byimportinga amafaranga. Bigura byimporting isondeja import byimporta amafaranga yo gukoresha mu gihugu. Kandi bikayagura amabuye y'agaciro na za petrol n'ibindi bintu bifite agaciro, kuko ntago abazungu ushobora kubahereza amadolari ngo bayemere. Ntibashobora guhereza Ubufaransa amadolari runaka bababwira bati aya madolari tuguhaye, niba muzanye amafaranga angana gutya, aya madolari dutanze muduhereza ayo mafaranga France fata yakoresha yabo. Abazungu bagomba gutwara amabuye, petroli, uranium n'ibindi, bakaba ari byo bagurana izo note babazaniye bita France fa. Uri kwibaza? Yes. Ngaho ibaza amafaranga y'abanyarwanda dukoresha tubaye dufata amabuye runaka yo kuyagura. Ubwo se urumva ibyo bihugu biri he? Nta nubiri. Abantu baragiye bagura printer ziri mu Bufaransa muri guverinoma zabo, buri gihe barategereza iyi guverinoma yo muri ibyo bihugu igahamagara ikavuga ngo dukeneye billion 5, ati sawa mutegure zahabu zingana nayo. Babyumvisha ngo tugendeye ku gaciro ka France fa mutegure zahabu ingana, bakazana ayo mafaranga. Urumva ikintu bari kubagurisha ntigishoboka. Na amafaranga bagenda bagaprintinga, kandi burya amafaranga iyo France fa igira agaciro kuko population yo muri icyo gihugu iba yumvikanye ko igomba gukoresha France. Wabyumvishe? Ugasanga ifaranga ryaragiye rimera gutya ibihugu hari icyo nshaka kugarukaho. Uyu munsi ikiganiro dukora uyu munsi kirasa n'ikibimbura ibyo nshaka ko twinjiramo muri iki gihe, bigaruka cyane cyane ku burangare bw'abantu mu kutareba aho isi iri kwerekeza mu bijyanye n'ubukungu, cyane cyane ku mafaranga. Ibyo nshaka kuvugaho, kuko niba tuvuga ngo idolari rizagwa, n'iyero bishobora kuzarangira naryo riguye, wenda mu gihe riri kuzamuka. Ariko wenda uyu munsi niba beneri tuvuga ngo uri abanyarwanda benshi cyane abadukurikiye bari hanze hirya no hino bumva ururimi tuvuga, hari ubwo bavuga bati ibyo twe ntabwo bitureba, ibyo banki izazana nibyo tuzakoresha, iyo CBDC izo central bank zizazana nibyo tuzagenderaho, sibyo? Ariko bakirengagiza ubumenyi bakwiye kumenya ku bijyanye na politike y'ifaranga. Aha wenda ikintu navuga, warabibonye yuko twagize gutya idolari ngo twara dominating, hari ibiceri byavuyeho. Ariko biriya navuga ko generally navuga ko tutabri dominating, ahubwo idolari ryaraguye. Wabonye ko muri raporo bavuze ko idolari rishobora kuba riguze hafi, rimaze kugwa hafi 10%. Ego byumva? Ngewe umunsi ku munsi muri forex nkunda gutrading dollar, sibyo? Niba rigwa ndeba, sibyo? Candlestick yari manuka ndeba. Navuga ngo idolari uko rimeze, Trump amantuza menshi yagiye azana yatumye aba investors benshi batakizera ama companies yo muri Amerika, ndetse biranagoye ko bashobora kuinvestisamo. Ndetse na influence ya Amerika kubera gukuramo ibintu bimwe na bimwe, imfashanyo n'ibiki ntigikomeye. Uri kubyumva? Kubera yuko ibihugu bimwe na bimwe nyine Amerika ntago ikibitegeka ikishaka gukora ngo bikunde, ndetse ibihugu bimwe na bimwe
nako sina bimwe na bimwe igihugu kikizera Amerika kiba gifite ikibazo mu mutwe. Kuko hari igihugu bakoranaga cyane tubare nka Canada, sibyo? Nta wari uzi ko Amerika na Canada byatandukana. Bukeye Trump atowe twumva ngo yagiye gushyiraho ambargo ya 25%. Babyumvije? Abantu barapanika bati reka ntibyashoboka, kugeza ubwo inganda zo muri Amerika zimwe zarabaye ibimuga. Ugasanga uruganda nka Tesla rurakora nk'ikizu cyonyine. Moteri uri kubyumva bayikura mu Buyapani. Oya, moteri, amapine, rovier, ugasanga byose biva muri Canada. Muri Canada ya. Uri kubyumva? None ugasanga mbese ibyo ni nk'ibihugu Buyapani, Amerika, Canada, cyane nka Canada ntabwo baruzi ko ashobora kuza mako kava. Ariko aho economy igeze ubu ngubu igihugu cyacu kikavuga ngo nizeye Amerika cyaba gifite ikibazo. Kubyumva ejo bundi Ubuhinde bwari bumeze neza bumeranye na Amerika kuko Ubuhinde bwashaka kwitinga amayizi vizi n'imodoka zirangurwa mu Bushinwa ndetse n'inganda zimwe na zimwe kubera yuko Ubushinwa bugirana ikibazo na Amerika cyane harimo za Apple naki zafashe umwanzuro wo gushiftinga zikaza mu Buhinde kubera yuko embargo zifatirwa Ubushinwa zikunda kugira ku izo company ho ingaruka. Bahitamo rero ko bashobora kuko izo company ubundi zavuye muri Amerika kubera yuko muri abakozi bo muri Amerika barahenda ikintu telefone yakorewe muri Amerika impamvu yenda si karite. Nuko ibiyigendaho kugira ngo ikorwe abari byinshi. Yes. Kuko niba umukozi wo muri Amerika ku kwezi bashobora kumuhemba 30,000. Uri kubyumva? Mu Bushinwa ubusanga ari 4,000. Urukumva iyo difference. None rero ugasaka gutangaye. None kubera yuko buri gihe ikibazo cy'ubukungu Ubushinwa bugirana ikibazo na Amerika cy'ubukungu amakampani amwe yavuze ati reka tuve mu Bushinwa ahubwo tujye he mu Buhinde. Ubuhinde bwari bumaze kwizera stability ko hari bushobora kuba bubanye neza na Amerika. Ejo bundi twumva ngo bagiye kubereza ambargo kubera kugura essence n'iki mu Burusiya. Babyumvise? No kuvuga ngo igihugu gishobora gufata kigashyira ikizere neza kuri Amerika cyaba kirwaye mu mutwe. None kuki Amerika rifatira ambargo ibyo bihugu? Impamvu Amerika rero ibasha gufatira ambargo igihugu runaka ni impamvu eshatu. Ariko izo mpamvu zose ziri economic. Ahanini impamvu za gisirikare ziragora kuzishoza. Ntago wavuga ko influence ku mu bya gisirikare ari ituma Amerika ibasha gufatira ambargo igihugu. Kuko sinizeye ko Amerika yakubita hari n'ibihugu itanashobora bigiye mu mitsi. Uri kubyumva? Ndetse no kugira ngo ibihugu bimwe na bimwe none se tubare nk'Uburayi ni cye gihugu cy'Uburayi cyari bukubite Libya. Ntacyo. Byasabye ko hihuza hazamo ibihugu birinda kuba NATO gihuza nk'umugabane kugira ngo bikubite Libya. Ariko nta gihugu yaba ari Ubufaransa nta n'ikintu byari gukora. Uri kubyumva? Amerika rero uretse gusa kwihuriza mu kintu mu bantu ibirongoye kavuga uti mugende mu imbere ndabarebera inyuma ariko ntabwo bivuze ko ari igihugu. Sinyeka ko influence y'igisirikare ari imwe muri influence navuga ko ituma Amerika ibasha gufatira ambargo ahubwo ifite plan yakoze kera yo gutegura $1 ku buryo ribanza ko influence nk'icyambere iri mu bihugu bya mbere byakoze ubushakashatsi mu bijyanye bw'initiating a payment system iriya ya SWIFT. Ni ukuvuga ngo amafaranga abe ay'Ubuhinde bw'usiye Uburusiya mbere ngo ndi kuvuga mbere bagikoresha SWIFT bibe ayo u Rwanda rwishyuye iki ayo mafaranga yose anyura muri system imwe muri bank ndetse Amerika bikanyura muri server yayo ikabona ngo Ubugande bwishyuye u Rwanda aya mafaranga. Ubu ngubu uyako na kera niko byahoze. System SWIFT code niko ikora sibyo? Server nibo bazifite sibyo? Akohererezanya amafaranga zaba na za Fedwire n'ibiki sibyo? Izo transfer zose zirakorwa kandi ikigo kizigize nyine ni it's a US government. Niyo iri ni charge ni control circulation of money. So rero niba ikindi kuba yarashyizeho influence ifaranga rigakwirakwira mu gihugu hose mwisi hose buri muntu wese ku buryo hari ibihugu bimwe duturanye nko muri byo muri Afrika nagiye njyamo uhereza amafaranga y'igihugu cyagahita yaca ariko $1 akaba ari ryo agenda akabika. Kwa yuko usanga nk'umugati uri kugura miliyoni wenda cyangwa se 200,000 wenda nk'ibihugu ari ibihugu biba byare nka cya gihugu duturanye hano bagahitamo guhora babika iki babika amadolari sibyo? Niba rero umuntu ku isi yose ahare yumva ko abitse $1 atunze $1 ari ufite amafaranga biroroshye ko ashobora gufatirwa ambargo runaka.
igihugu rero niba gifite payment system biroroshye ko gifatira mbarigo ikindi gihugu. Niba kugira ngo Uburusiya bwishyure Ubuhinde bisaba kugira ngo amafaranga anyure muri Fedwire cyangwa Swift code, ayo mafaranga n'aba transferred, iyo transaction ba nyiri satellite bazayidinayinga kuko ba nyiri satellite nibo third party aribo US government. Ariko byumva rero influence aho ituruka ni economical, uko kuntu bafite influence ikomeye mu bijyanye no guhererekanya amafaranga, kandi bashoye imbaraga zose zishoboka mu bijyanye no gukwirakwiza ifaranga ryabo ku isi ku bushake. Ku bushake, ku buryo amafaranga yari yose waba utunze Uburusiya raporo butanga, uri kubyumva, ibihugu byose raporo bitanga za GDP uko zizikarikiretinga inyuma zishyiraho idolari. Ngo bije y'igihugu ngo ni biliyoni 10 ngo z'idolari, ngo bije y'u Rwanda 55, ngo bije iki ujya gure ugasanga ku isi yose bajya niyo n'abadepite hose bicaye bagiye gukora bongeraho idolari nyuma. Iyo influence rero y'idolari iteye ubwo birakomeye pe, uri kubyumva. Gusa nanone mu myaka 5 ishize Amerika yateje conflict nini mu bijyanye n'ubukungu, ifatira ibihano ibihugu byinshi ndetse yo yempoza ambargo nyinshi ibihugu byinshi, bimwe bibubona ko ari iterabwoba. Iterabwoba hari ukuntu iterabwoba sinzi ukuntu narivuga hari ari rimeze, ariko ndi kuvuga kwa kundi nko umuntu kugukoresha ikintu kuko afashe ku isahanurira uri burire kuko wigize nabi yayicurika. Aha rero niho hagiye hazamo ibitekerezo byinshi. Ibihugu bya BRICS bitangira kwibaza ngo ese nta kuntu twakorana ubucuruzi iyi payment system tutayikoresheje. Ubuhinde ubu ngubu bufite payment system bw'initiative yitwa ndayibagiwe, ariko ni nshyashya kandi irakora neza. Ni y'Abahinde gusa? Ni y'Abahinde, ni payment system ndetse Ubuhinde burayamamaza, bwifuza ko isi yose yakoresha iyo system. Ariko n'ubundi ni nko kwihisha mu kigunda, n'ubundi n'Ubuhinde bugize influence nabwo bwaba igihugu kiri powerful. Uri kubyumva? So rero icyo navuga ku bintu bijyanye n'amafaranga, politike y'ifaranga ihagaze, kubyumva, idolari guta agaciro, navuga ngo riri gutakaza agaciro, ariko nanone ntabwo riri gutakaza agaciro nkuko muri cya gihugu nabonye yatakaje agaciro, igenda ritakaza agaciro gake, baguraga umugati wa miliyoni. Kandi bari abantu babakoze politike, genda kubwiza kuri politike bafite si yo guteza imbere idolari, kuko idolari ryafashaga leta Amerika gufata mbarigo igihugu, uri kubyumva. Ariko none ibi bintu ubona bya digital naki bigiyemo izajya bifasha Amerika kubwishwa no gufatira n'umuntu umwe mu gihugu ambarigo, ku buryo ishobora gufata umuntu umwe ikamufatira mbarigo mu gihugu. Oya, ariko ibyo uri kubivuga mu gihe baba bemeye gukoresha CBDC muri Amerika, ariko mu gihe batemera gukoresha CBDC bagakomeza systeme yabo bakaza kwisanga muri biba byemewe. Ari ikintu utari kumva ikuzo. Iyo CBDC izakorwa, iyo design izakorwa, bazayihostinga which server still ni muri Amerika. Owe domain name bazagura, abandi bayigura ni kuri blockchain yo muri Amerika. Uruguyuba nibagura domain name wenda tubare niba ari cbdc.com cyangwa wenda dufite wenda nuza umurongo wenda tuyite wenda n'iki, sibyo? Ariko ahanini usanga amaseriveri yose tuguriraho ibi bintu byose abari hanze, biroroshye gufata se waba ufite website online ukavuga ngo leta Amerika ntiyagufungira website. Kandi iyo website yose tinze kuri nuza kuri seriveri kuri Amazon seriveri zabo bagenda bakareba ziba zitondetse mu nzu runaka, amahadi disk nk'icyatana arimo, ukaba wavuga ngo ntago byashoboka. So uko byagenda kose buriya bafashe umwanya muri no gutegura kiriya kintu. Gusa ngiye mbona ko uko byagenda kose iyi ideology ya crypto bazanye, iyi ideology ya crypto bazanye ni ideology yo kugira ngo babashe kugenzura umutungo. Donc ntago ari kuvuga ngo na kugenzura, ahubwo no kugira ngo
ni ukugira ngo za guverinoma ni ukugira ngo za guverinoma zibure uburenganzira busesuye ku muturage wacu. Ntibaza nyine guverinoma izashigikira iyo sibi iyo ntuza iyo kiributo yava hehe kandi urumva guverinoma yose reka nkubaze uretse guverinoma yose ikeneye kumenya abaturage dutunze cyangwa tuyoboye bafite amafaranga angana iki kwa kundi nuza Central Bank imenye ko amafaranga ari muri circulation angana na miliyoni runaka. None ndibaza izo leta nizemera kiributo currency bivuze ngo buri muturage wa freedom ku mutungo we umuvunya azabigarukamo. Kugeza izi saha nta leta nimwe ubu ngubu yakwivuga ngo igende yiyemere ijyeho itangaze ngo tuza amafaranga ngo abatuye igihugu cyacu runaka batunze. Kuko umutungo capital ya crypto imaze kugera kuri trillion enye 4 trillion. Abo harimo abantu bose ku isi bafashe amafaranga 4 trillion ariko muyibara muri USDT muyibara mu madolari. Yego bari muri USDT. Yego urumva igeze kuri trillion enye. Trillion enye ayo mafaranga ni impossible mu manyarwanda sibyo? Icyo tukemeranye ko ari impossible. Ni ukuvuga ngo guverinoma yagiye kavuga ngo twebwe turabizi ngo abaturage bacu batunze aya mafaranga. Uri kubyumva? Yaba yibeshye cyane. Kuko iyo 4 trillion ni umutungo w'abantu batuye ku isi mu bihugu byinshi bitandukanye. Kandi iyo 4 trillion nta guverinoma nimwe ifiteho access yo kumenya. Uri kubyumva? Iyo ifiteho access ku buryo yamenya ngo ayacu ngo abaturage ayo mu gihugu cyacu nayangaya. Bivuze iki? Bivuze ngo bizagorana no mu budget estimation n'ibindi byose bizakorwa no kwestima uzashiduka leta iri kwestima amafaranga ari hanze ariko ari hanze mu baturage ari atari hari. Cyo kintu bivuze. Ndakubwiza kuri guverinoma nyinshi mu bihugu byinshi bitandukanye zagerageje guhagarika crypto ariko byaranga. Uri kubyumva? Crypto uri kubyumva umuntu niwe ubura umutera. Niwe credit, niwe ukora ama transfer, niwe operation manager. Niwe cash. Wabyumva ni tera operation manager ni nawe manager wa bank muri crypto. Yikora transfer arazaprovinga uri kubyumva arigura arivunjira uri kumva ibyo bintu byose kandi akabikorera kuri laptop ye mu cyumba mu nzu ye. ahantu banki bigutegereje cyangwa leta bigutegereje ni igihe wagiye kuvunja kibuto zawe ushakamo cyane ushakamo amafaranga ari local ari local ni honyine leta yakubona aho ni honyine yakubona ariko ubimenye ntago abantu ibyo ngibyo byo kujya kuvunja muri banki ntibikiri ngombwa. None se ubu ngubu ko ufite iyi kamera umuntu aje akakubwira ati kamera ya nawe ukavuga uti ndashaka 1500 y'idolari umuntu akagwa USDT ntago wamuha kamera ngo iki ari hesaho icyo ndiko nahita nyimuha pe icyo none barabona ko nazanye na kamera nshyashya icyo ndi kukubwira ngo ntibikiri ngombwa ko umuntu yikora ngo agiye kuvunjisha amafaranga ngo yo mu gihugu runaka kugira ngo arya. Niyo wasanga umuntu kuri butike utinda kwishyira muri Bitcoin yaguha ubugari abo nababimenye ariko aratarabimenye. Icyo nzi cyo byongeye nko mu Rwanda ho abanyarwanda bazi crypto ntabwo bamenye ukuntu bangana kandi bacecetse. Ariko ikintu cya Pi Network gisa naho cyakanguye abantu benshi mu bwonko. Ese Pi Network igezewe mbere yuko dusoza ikiganiro bide bya Pi Network noneho iri kuri 0.166 abayitutse ngira ngo babonye uruvugiro abavuze ko nta gaciro ka Pi Network babonye uruvugiro abavuga ko yabatenguye. Turebe muri historique ese hari indi coin nimwe dufite igeze iba launch iri kuri 0 iri kuri 0.1 muziriho ziri legend. Wenda hari bitcoin bashora amafaranga bikaza bikagira ku madolari 2-3 uri kubyumva ayo madolari 2-3 nyuma y'amezi 5 bikazima. Ariko tubanze turebe Pi Network yaronchinze ku giciro cyiza n'ubu resistance yayo kuri kane ni sawa uri kubyumva kandi ni project twiteguye kuzaba successful after some times. Nge navuga ko igiciro cyiza ngeranyije nicyo Bitcoin yaronchingiyeho cya 0.065 Ethereum 0.0.3 sibyo
0.03 yego nkagereranya Solana njye nawe tubizi yari iri kuri 0.0 uri kubibaza iyo ibyo byose mbitekereje mbona ko resistance ya nuza imeze neza, mbona ko support level ya nuza ya Pi ikomeye. Uvuga ko ifite nuza, navuga ko ifite supply nini cyane, ifite supply nini ariko none ifite community nini, ku buryo community ifite ijya kungana na community ifite ibasha kugabana iyo supply cyane, community ifite n'abandi bayirimo yewe batarabona access kuri blockchain ngo babashe kugura no kugurisha, sibyo? Navuga na innovation menshi bagenda bazana yo gustaking amapaye, sibyo? Ayo gukora ibiki. Hungu ejo nabonye umuntu ashobora kujya kuri paye kuri wallet yawe ugakifata nka paye 500 cyangwa 1000, ako 500 nizo nashyizemo ndareba nsanga kuri OKX baba bazakungukira paye 167 gushyizeho ubika paye. Ushobora kustakinga paye oya kuzibika ukazabona inyungu ze kuzistakinga. Icyo bita staking ubundi ese staking ni iki? Staking ni uburyo bwo kubika crypto ariko ukayibika kuri blockchain, ubumeze nk'uyigurije blockchain yikazayikoresha ibyo ishaka, niko nabivuga. Ariko noneho in return nyuma y'igihe mwumvikanye bakazaguha iyo crypto n'inyungu zayo mwumvikanye bakayigusubiza. Ku buryo se ubu niba Pi network we nifite iri kuri 0.8 gustaking Pi network ayubwayo nta nyungu itanga, donc ntago Pi network as a company kubika nuza kuri yo bitanga icyo bita EPY. EPY ni ya interest rate. Ariko unyuze kuri Pi network ugastakinga kuri OKX bizageneratinga iyo EPY mu gihe runaka mwumvikanye, mu gihe runaka abantu bose babijyemo babikore barebe. Iyo ugiye aho kuri staking ukayifata nko kuri OKX ugashyiramo Pi 1000 uko cyunguka 300 mu myaka 3 kuri blockchain ari ni kuri OKX niyo ubwaye. None se ndabaza umva akabazo nabazaga Musawo, uyu munsi tuyibitse agaciro ifite uyu munsi, icyo gihe bazayima muri iyo myaka ntago bazaguha amafaranga, bazaguha umubare wa nishaka izabiri ku 1000. Uravugisha bazaguha Pi niko bashizeho n'inyungu, niko staking korwa. N'ubu ngubu nizi saha za Ethereum zaki amacoin yose arastakingwa ku ma exchange. Ushobora kujya ukazi holding ariko ukanazistaking. Nubwo coin yaba yarageze kuri 500 niba mwanumvikaye 300 bazaguha 300 kubyizo 500. Crypto yabiri kunguka rero muri nuza. Ibyo nibyo bita staking. Gusa Pi network yishuinze ko yo idahemba cyangwa idakuba nta interest nimwe izatanga. Ariko mu gihe aba partners bayo bemera gutanga interest kuri staking karasi, ugende mugiye kuri OKX urabibona bagustakinga bireme kandi batakubwira inyungu nyuma y'igihe runaka uzabona. Bro reka tugane ku musozo twe gutinda iki kiganiro bakirangize kuko kiri gutegura ubwenge. Nifuza ko wenda mu minsi iri imbere ufashe n'ibitabo tujye mu bitabo turebe. Hari abantu benshi bafite content ariko ukabona yarangiye. Ese nawe urakubivuga ndo umunyamakuru ari gutangira ikiganiro wahitinze watwitse ibiganiro bitatu content ikabira rangira zimwe. Ariko hano ngira ngo urugendo dufite ni rurerure n'ibisekuru byazaza bigasanga ikiganiro kirakomeje. So aricyo nifuza nonaha kuri wa muturage cyangwa se rubanda rugufi, yego ntago bakora trading, ntago hanyuma guholdinga byo rutarabitubwira tubwe staking, ariko guholdinga twabivuzeho ubushize ngira ngo oya guholdinga niyo step ya mbere ibanza. Iyo umaze guholdinga kubera ko ubuguze coin uvuga ngo okay ngo ngewe is coin mfite nyuma y'imyaka nzazigurisha nyuma y'imyaka 3. Uri kubyumva? Iyo nyuma y'imyaka 3 rero icyo nshaka kuvuga iyo nyuma y'iyo myaka 3 buri kuvuga nyuma y'iyo myaka 3 holdinze coin ubuzi holdinze niba ari 100 uzabona. Ariko iyo uzongera kuri platform muri staking ho ubu holdings ariko uzabona na interest nyuma y'icyo gihe washyizeho. Okay. Holdings 100 iyo yashize imyaka 5 abona 100. Ariko uzi holdings agahita azimurira kuri staking platform akazi holding abona interest yayo mu gihe runaka. Nk'ubu ngubu reka nkubwire
muri blockchain habamo opportunities nyinshi zishoboka. Amahirwe ari muri blockchain nyine nayahe? Navuga reba nko kuri Binance. Kuri Binance reka ngoye nk'urugero. Hari uburyo ki umuntu ufite ibihumbi 50 by'idolari, sibyo, ajyaho agahinduka umuborowa sinzi ukuntu nabivuga, ufata ibyo 50 ukabihereza Binance, uri kubyumva, ariko akubwira ko ibyo 50 nakubye nsanga amafaranga biba bizakungukira interest yabyo iri hejuru. Interest iri hejuru, inyungu iri hejuru, ndaza kubirandi. Ubihaye se ibyo bihumbi wabiteruye muri USDT ubihereza Binance, biba biri kuri ntuza kuri Binance. Usa nukoze ni nko kubitanga, ni nk'ibyo navugaga staking. Ko yikoze staking ntiwabikuza amafaranga. Ni nko muri banki uvuze ngo block. Ni nk'iyukoze konte block. Iyo ufashe amafaranga uka staking, uko aba menshi interest niko biba generated cyane. Niba staking za USDT, tubare nk'urugero nka USDT IPY yayo ari igihe usanga USDT baguhaye 10% mu mezi 3. 10% USDT mu mezi 3. Si menshi? Kuko ubundi 7% ni ku mwaka muri banki. Sibyo? Yego. Noneho umuntu agafata ibihumbi 100 bya USDT ubifite akabikubitaho. 10% y'ibihumbi 100 nangahe? 10% y'ibihumbi 100 by'idolari. Si ibihumbi 10 na? Ni kimwe cy'ijana. Ni kimwe cya 10 ni ibihumbi 10. Si ibihumbi 10. Iyo 10% si amafaranga menshi. Yes. Kubera iki? Binance bifite abayivuza bari gutradinga, abagira guti ibintu byinshi. Hari umuraguza muri trading, Muri trading umuntu araguza nyine. None se uyu muntu aramutse apfuye? Apfuye ariko ni nka banki zisanzwe. Nazo ubundi upfuye bigenda gute? Arojya kireka muri Binance upfuye ntago ari ikibazo. Keretse upfuye nta wundi muntu ufite credentials. Nase ku buryo Binance yazajya gushaka umwunganizi wawe ikavuga ngo ko taje gufata amafaranga ngo niwe yafate. Oya. Iyo ya minsi igeze ntago Binance amafaranga irongeye kayacreditinga kuri available balance. Kandi nta nubwo niyo wayastakinze warayatanze ntago wavaho, ariko nuba wemereye kuyabikuza. Urabibona se ko bagenda bayafata bo bayacuruza? Ibyo ntibikureba. Wowe ntago ujya kuranga ko bayacuruza cyo bagira. Ubu kiyabona yuko kuri kiyabona kuri balance. Iyo uramutse upfuye n'inyungu za Binance. Ntago bishoboka, ntago byaba inyungu kuko iyo amezi 3 mwumvikanye wa mwaka wujuje amafaranga bagarura kuri available balance. Ufite password yawe, niba warapfuye hari umuntu ufite password cyangwa hari umuntu ufite iki, niba ari umugore wawe afite password, sibyo, arabikuza amafaranga bisanzwe. Kuko kubikuza amafaranga Binance n'ibisa nta sinye. Uri kubyumva? Ni password yonyine. Kuba umuntu afite email yawe afite icyara kubikuza nta kibazo. Reka turebe Rwanda rugufi babandi badukurikira kenshi babona hari no guhamagara akavuga ati ibintu ko byanyobeye, kabone nubwo afite payi ati ibintu ko byanyobeye biragenda gute ngo nibonere udufaranga ko ndwaye ku dufaranga ntukeneye. Icyo mbaza musaho, aya mahirwe ari muri Crypto yo gukomeza gutera imbere, ariko bigaragaza ko hari icyerekezo n'ubundi cyerekeza amareta n'abaturage n'ubukungu bw'isi muri Crypto. Hari byinshi twagiye dushingiraho tubona ko byanze bikunze Crypto uko byagenda kose n'ubundi iri imbere bizakunda. Nicyo mbaza b'abaturage, b'abantu batarimo babasha kwasesinga internet, b'abantu batabasha kugira kubwo bushobozi bwose, babandi bakoresha gatushe bakatabasha kujyamo Binance, OKX n'ibindi, ese bo ubuzima bwabo buhagarariye aho cyangwa bagomba kuzagira abana? Hari amahirwe navuga ko nk'igihugu cyacu twagakwiye gufatirana. Dufite amahirwe ku gihugu cyacu mu karere dutuyemo munsi y'ubutayu bwa Sahara, nicyo gihugu twe kirimo abantu ngira ngo nitwe n'Ubugande. Kuko buriya za Kenya nazo zigira abantu batize rwose batanazi n'ishuri aho hejuru zaturukana nayo. Ariko twebwe u Rwanda na Uganda, ariko by'umwihariko u Rwanda reka mbarirwo mvuga kuko ni rwo nzi, sibyo, uretse abantu wenda bakuru bamaze gukura, ariko u Rwanda rumaze kugira rwashyize cyane ibintu by'agaciro mu bintu by'ishuri, sibyo. Ndetse
biragoye, abantu bose bagerageza kwiga, sibyo? Nizera yuko dufashe umwanya tugatera intambwe ya mbere tugatangira imishinga muri blockchain bishobora kurangira tugize ama exchange n'ibiki byose, ibihugu byose byo mu karere, sibyo? Kuburyo ushobora gusanga ari twe tubibikiye amafaranga. Cyane cyane dufashe urebye maze hari amanama menshi maze kwitabira za fintech n'ibiki, aho usanga dufite abana bazi bino bintu bya coding muri blockchain, aho bashobora kubaka ama application ama website, sibyo? Ibyo bintu byose byo muri blockchain, abo bantu ni bari kurusho, nibo riye ikintu kije hakiri kare ukigiyemo mbere n'ubona amafaranga. Ni ibintu bisanzwe, sibyo? Niba nk'ubu ngubu igihugu cyacu bank yakora, tubare nka bank imwe mu zacu ikoze exchange, sibyo? Wabonye Coinbase gukata ngayo ukoze transaction. Ni shase nabonye ari ibice. Ni rimwe hari. Ni ibice ni rimwe ariko na amafaranga menshi agenda, sibyo? Yego. Wakora exchange mwaka karere akayamamaza neza, uri kubyumva? Yatunga amafaranga menshi. None se aba founder wa Binance za amafaranga afite, founder wa Bybit za amafaranga afite, founder wa OKX za amafaranga afite. Kandi ayo mafaranga ntago ari ayanjye, ni transaction fee. Abyumvise? Kuko bakatanu hatatu, hari trading fee bagakata na transaction fee. Batunze amafaranga menshi. Ubu rero navuga ngo abazafata ya mbere, ikibazo numbajije cy'abantu bari ngo cyo kintu cya mbere, kwiga bigomba kuza mbere. Kwiga ni ikintu cya mbere, kwidocumenta. Ngewe ikintu cyo nabonye kitazongera gushoboka no kwiga ngo umuntu arangize. Bya bindi byo kugenda ukicara mu ishuri ukarangiza ngo ndumuhaye tudashake. Mbabona abantu barangije IT na Microsoft Word baza kubaza ngo umurongo bawucaye. Cyane muri university nashatse kuvuga ariko barahari. Uri kubyumva? Ugasanga umuntu arangije IT araho ari marirwa bungana document ngo yararangije, barariye amafiriti ngo afite first grade bagiye ku depot. Izo first grade sinzi naho abantu bazikura, nawe ukirirwa ugenda utembera ngo mu IT udashobora no gukora na WordPress na website muri WordPress. Ukavuga ngo mu IT, uri kubyumva? Ukirirwa ubigendera ugasanga cyakora uragiye wongeyeho masters ngo muri mu kantu runaka muri business administration, bakagukubita akazi ngo yize IT ngo kandi ngo yarize business administration, bakagukubita muri institution runaka wagira mwene. Ukubyumva? Bajya baduhamagara shaka ukajya ko tujya guterebera, ugasanga ahantu runaka bafite ikigo kinini kirimo aba IT batanu, ukajya gukora ikiraka cyo install CCTV. Oye, byonyine na operating system ya munani. Ama operating system ya computer. Okay. Icyo navuga cyo nuko abanyarwanda ikintu dukeneye no kwiga. Uzafata ya mbere agakora akinjira mu ibi bintu azakira, ntago ari ukubeshya. Yeah. Niyo gusa wakira muri education, reka nkubwize ukuri iko. Mu kwiga forex trading na crypto trading muri Amerika amafaranga make ni 10,000. Ngo kwiga donc kuba ubizi warabyize ukabyigisha umuntu amafaranga make ashobora guha $10,000 by'idolari. Yakwigishiriza mu gihuru aho yakwigishiriza hose. Iyo umuntu muri Amerika aguhamagara akubwira ngo wangishe forex ukamubwira ngo ni $10,000, atangira kuvuga ngo ngowe bitaruse ngo wanga, urukumva hanahera. Kuko bifite agaciro na leta iri kubifavoriza cyane. Bivuze ngo ubu umunyarwanda wabyize ntashobora gusonza, kandi tubyemeranye. Oya, ahubwo akabazo kanyuma nuko wavuga ngo uzambona nashonje. Akabazo kanyuma nengeye uzambona nashonje. Akabazo kanyuma se nengeye kukwibariza nyuma y'iki kiganiro tugisoza. Ko Beneri yatangaje ko izagura gold, kandi tukatwarabonye ko bino bizaba ari ibintu bimeze nka virtual asset. Nyine ntabwo ari ibintu bazagura by'amakarito ngo baze gupanga hariya mu iranyubako. Yego. Akabazo kanyuma kamatsiko. Bo nibaza bakeneye umuntu trading. Beneri se? Oya, Beneri hariya icyo bo bashakaga kuvuga. Beneri yari irimo ivuga mu bijyanye no kugura ikigega cya leta, bisanzwe bya bindi Trump yavugaga byo kubika zahabu mu kigega. Nibyo yavugaga, ariko ngewe nabahaye urugero rw'uko gold ishobora no kugurwa muri stock runaka. Umuntu akayigura online akagira gute.
sinsobanukiwe neza uburyo beneri izaguramo gold, ariko ngewe ubundi iyo igihugu kivuze ngo kizagura gold numva gold iri fizike bazagura bagashyira muri stock ahantu runaka. Mwiteze iki Trump ari buvuge? Trump rero sinzi, turararire, twanze gufata amaoda muri forex, twanze gufata amaoda muri crypto. Ijambo rye riravugwa saa 4 z'i Kigali z'ijoro. Iki kiganiro reka nyirekure. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ibyo ari buvuge nibyo biri bumbwire niba mfata oda, niba ndi gutrading cyangwa bakura amayabo, niba nkura amayabo. Cyane cyane ko ibintu bya crypto bifite effect cyane ku bijyanye no kuvuga. Nimvuga kuvuga ndi kuvuga ku bijyanye iyo umuntu akubwiye, ndi kuvuga bifite effect kuri amakuru. Ni ingenzi cyane ahindura uko isoko ryari rimeze. Rero si byiza gutradinga mbere y'amakuru, ahubwo turareka tugatradinga nyuma y'amakuru. Ubu nibyo byitezwe. Nibyo byitezwe. Okay, muvandi ndagushimiye. Urakoze cyane. Reka dusubire ejo tureba niba hari icyabaye cyahindutse ku isoko. Umunsi mwiza rero. Urakoze cyane.
aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri, ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange, aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39.